Monji, wese uvuye nibyo kuramba nanjye nonzi subira mu rugo mwana ntabwo yakuko nakumujya arikise ntabwo nakumujya ndajya rwose aracana dusubire moni dusubire mu rugo sinakumujya kuramba ndajyayo kumugeza abaye ntabwo nabikunda rwose moni nawe ubundi rero buriya niyo mpamvu tugomba guhinduka amafaranga twibye tukagenda tukayakoresha mu murimo w'Imana. ubu buzima butarimo Yesu wapi Yesu niwe uganje kabisa ibintu urabona ko bimeze neza nta kibazo kirimo. Ariko hari ikintu natekereje uriya mugabo ntabwo twakorana n'ubundi nari amafaranga ko twayabonye arayo ntayo twavunikiye tukayubakamo nk'urusengero tugakorana kuko n'undi uriya ni umupasiteri azi uburyo twakora tukubakamo urusengero byibura bikazagira umumaro n'abandi bantu ariko icyo tukazagisabira imbabazi Imana. Ibyo byo nibyo kabisa birakwiye ko umuntu yamuvugisha wenda tukaba twashyira hamwe imbaraga tugakorera Imana tukayubakira urusengero n'abantu bakajya bakizwa nta kibazo. Ariko icyo kintu nicyo jewe buriya mugabo akiza urya munsi netekereje amafaranga dufite ntekerezo ngira ngo agiye kutumenaho polisi ndavuga ngo amafaranga agiye kugenda. Niyo mpamvu rero mvuga ngo dushaka twagira gute twayakoramo igikorwa. Abyo birakwiye kuba ku rusengero dukorera Imana abantu tujye twisengera wenda nawe nimba gikomeje bya bindi byiwe ashobora no kuzagera igihe wenda akizwa byanyabyo kuko buriya Yesu niwe uganje kandi arakomeye azamufasha. Oya n'amafaranga ye kina twayamwoherereje kuko buriya amafaranga ni buke barabaranga ubuhumbi ngo 40 maze nimba yanayabonye mugabo reka muhamagare nanamubwiye tuzagure muhamagare ubundi ni nako bimeze tuzi twongere tumuhamagare numve nshaka kumuhamagara ikintu cyiza ndashaka kumuhamagara bose tugakorana sowe ntabwo ubona uko ameze Yesu ubwo ko warandakariye usugira ngo tubigenze gutya cyane ari we warakara ubuse kirenga nta kibazo kirimo oya ntabyo gushinga igihe gishize uziko n'ubu ejo bundi naragwamagaye urambwira ati nimugoroba uramfashije ntiwigeze byose biva njye ari ikibazo ariko nimugoroba uzi ibintu byari byambayeho ntabwo ari kunyumva maze nyine kubabona tu maze kubimenya okay nawe reka mwere ko tubigenze sibyo rero ngere mbese mva kandi nese mbere bifata ko ndi gukora igisugo ubundi biraza kurangira gute ntabwo kinyizera ndi kubibona arakandi gatipe kare niko kari kuri gutera okay fast umva ugiye kwihangana mu minsi 2 cyagiye umpamagara ukabona ntabwo ndimo ndakwitaba nari ndahantu bitari byemewe gukoresha telefone arikira kandi nagiye then rero kugira nakwandikiye message ngo mbigusobanurire nari mbona ntabwo wayibonye then urumva rero ko ikira kandi nagiye gukora batubwiye ko bazatwishyura nyuma y'iminsi ubu harabura 2 gusa wihangane iminsi 2 nzanakurengezaho na sote tuzagenda tuzasohoka tujye gufatana kandi ubundi nta byanga byo nabikora iki no way trust me kize iminsi 2 gusa ntabwo wakumva ukuntu numva ubu nimba ndi butahe mu rugo nimba ndi bushaka ahantu nigiye urataha n'isubu nta muntu wabona waba uyagutije basi ahubwo se wamushakiye abajama muziranye bawe nta n'umwe waguha ari amafaranga bose nabavugishije bambwira nyine
wihangana iminsi ibiri umukecuru ntabwo wabura ikigenda ukamubwira nyine ukaba umubeshyabeshya iminsi ibiri zaba byakemutse iyo si ije twikomeza kandi iroroshye mbajama muziranye nta muntu waguha amafaranga ngo ube yampaye ahubwo uzayamuhindura nakabaye nabikoze naho ndakubwira gutyo nuko nagerageje backup zose ntabwo biri gukunda ihangane kabisa uyu munsi turi kuwa gatanu ku cyumweru n'ubu utarayama nzagaruka hano noneho sinzanahava nzayaguha turi no kuri ka pisine iyo sije yihorera ahubwo banze nyibwira amakuru wagiye ureka gusasa of course ubanza kwanza umuseko ngiye kwigendera ciringa mani ntabwo uciringa nyine turi kurenza ariko ubundi naye umutwe ubyivana mu mutwe habaye siri ibyo tubyihorera nari nikumburiye n'imisatsi yawe nawe nawe ubwo berekeza nitaye numva kandi n'iki cyagiye kuzanye none shawuzu ntabwo urambwize kuri bunanswe kuko bafataga na telefone se iyo topic twayiretse mani okay sawa reka wereka ubishinge bandi ku ruhande oya ntabwo banze reka nakubwire story nyuma ya story duteke turye tubere neza ayize kumamagariza story come on ari bise ah akuri kumerekeza kwigenda urahankatiye nyine nta kuri ntabwo mukatiye taha Allo. Pastor amakuru. Hanyuma rero ya mafaranga twaje kugira umutima uhindukira twumva ko tugomba kuguha amafaranga yawe. Urebe kuri mobile money twayohereje nyine haraza hano materi. Hanyuma icyo ugiye gukora twagushakaga twe twifuzaga ko twafatanya hari ukuntu wavuze igitekerezo twe twagiye no mu rusengero tubona ibyiza by'urusengero ari byiza turashaka ko twahura tugakorana umurimo mwiza kandi washimisha Imana yego man rebe nimba ntacyo nibagiwe none akibona ndaba nkugabiye isetsa mani ngomba nawe birakarimo byatanzwe n'ibindi yawe bije wawe so undi wawe urahagera mu mijyi hanze impano zikora ikintu kimwe bibagiwe skinzu nanjye nayishima yanjye ariko harya hasigaye manga nakana ubundi sinzu yihe inzu yihe ku isetsa mani n'ubwanwa bwe fata muze bag yawe ugende harya ifite buzima niba fata bag yawe ukomeze usome urebe mu kutarebye ntacyo nimba n'utwanagufashije ntacyo kamugana nka bubi izo karisimbi zawe nizo bita bwana iyo topic twayivuyeho wowe isoko imvura ahangaha snitch umuhungu muzima mugambanyi igisekuruza cyawe ni icyayo ikintu kinsetsa ni kimwe aya nako gusa wandi day nyine uzabibona wowe sohoka mani umuryango wakoze nyine ubona uziga mwana kandi niba utarurimo hano ni iwacu ntabwo ufite kubinyibutsa byanjye hakunze ko wirengagije ko inaha twahahuriye wa muswa we masikini wanyu so kugende mani nimba wanatinya kuvuga Nyaruguru no mujyi mwiza mani nanga muzura so kugende ugeze mani wanyu habari na Nyaruguru so kugende bro ugize imana ubundi nandi gupanga kunsura nari Caritas yakoze kino zari mu mafaranga yanjye ariko so wayamariye asabandi wayamariye byimba Chance bonne chance. Yangu wakoza nyango bro. Bonne chance wa. Tumukagende. Ariko ni
amafaranga yanjye mwana nyagasani ndangirira w'umuhungu. Sambe ntabwo tuvugana ngendagiye rero ugiye se kandi baye nigendeye rwose nawe urabizi ukuntu mbaye hano nyine buriya we tuzasubira nta kibazo. jibu kundi nyine reka mwiherekereze nta kundi zitwaza erega ntabwo ari wowe ugiye wenyine uyu mukobwa se shaho uri ahangaha katurimbuye katumaze yewe rero nigendeye uze kunsezerera Viye na Mary bagaruka simbizi ntabwo nzi igihe nzagaruka. ugiye jibu urabizi nyine ko nawe urabizi ko dusigaye ntabwo wagenda ntabwo byakunda. ndagira ngo nsezerere Viye na Mary uvuga ibi bikapo bizanye urabizi ko tubanye ntabwo nagumana ubwo rwose tubanye iki se jibu ntabwo uri buvanga. oya nabitekerejeho nafashe umwanzuro ntabwo uri buvanga. nafashe umwanzuro ihangane ahubwo uze kunsezerera Viye na ntabwo Mary biri gukunda mbese nabasigaranye nande hano iki kigo tuzasigara na Ramberi oya ntabwo bishoboka ntabwo njye naguma aha ngaha udahari mbona ukuntu tubanye ntabwo byatuma ntabwo ngumana. byashoboka ntabwo byakunda oya ndagiye ntabwo biri gukunda ahubwo ariko nsezerere Viye na Mary rwose. ngwino ntabwo biri gukunda oya ubwo nanjye turajyana oya wumva nkubwira ahubwo moni oya nta sezera kintu ababyeyi kabisa abizi ndagukunda kandi nta nubwo twari tubanye neza mbaye nsubiye iwacu nibimara gukemuka numva nararefreshinze nzagaruka.